Urakoze Kristo, urakoze Mwami, uracyari Imana itandukanya amanywa n'ijoro, uracyari Imana yashyizeho umucyo, uracyari Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, uracyari Imana yuzuye urukundo. Ni ukuri uko wahoze kera n'uyu munsi niko ukimeze, kandi nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho. Uri Imana yacu, nibyo bitumye imitima yacu n'ubu ikomeye, nibyo bitumye n'ubu dufite amahoro. Ibyo dutunze ntabwo ari byinshi ku buryo byaba bihagije ngo biturememo icyizere. Ntabwo ibyo tumaze kugeraho bihagije kugira ngo biturememo icyizere. Nta nubwo ibyo abandi batwijeje bihagije ngo biturememo icyizere. Hejuru y'ibyo byose, yaba ibyo twabashije gukora cyangwa ibyo dutekereza gukora, yaba ibyo twagezeho cyangwa ibyo twakorewe n'abandi, ni byiza turanabishimira, ariko uracyabiri hejuru, uracyabisumba, ndetse nta nubwo wagereranywa nabyo. Uri Imana nyamana, uri Imana wenyine, uri Imana yihagije, uri Imana ikomeye. Kukwiringira nicyo kintu cyiza cyonyine uwakumenye yahora yirata. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nta kindi twirata uretse Kristo. Izina rye riraruhura, izina ryawe Mwami rimara umubabaro, rimara agahinda, rijya rifata uwumvaga yapfuye rikamusubiza ubuzima, rifata uwumvaga umutima wahindanye wuzuye ishavu n'agahinda rikongera gutuma amwenyura agaseka. Atari uko impamvu z'ibishekeje zagwiriye zabaye nyinshi cyangwa ibyatumaga adaseka byakuweho, ahubwo kuko abonye ikiruta ibyamubabazaga. Ni Kristo, ni umusimbura mwiza w'ibintu byose bizengereje ubuzima bw'umuntu. Iyo wahageze, kwibagirwa biroroha, gutera intambwe nshya biroroha, gusiga amateka inyuma biroroha, kugira icyizere cy'uko ibyari byaranze bishoboka biroroha. Amagambo mabi apyinagaza ibitekerezo by'umuntu atangira kumera nk'aho azari indirimbo ahubwo atigeze amenya ko zifite uburyohe bungana gutyo. Oh my God, turagushimye kubw'uyu munsi mushya, tugushimiye kubw'uyu munsi mushya. Ntabwo twagira icyo tuvuga tutarabanza kuvuga ibyo gukomera kwawe no gutekereza ku buryo udasanzwe. Urakoze kubw'iki cyumweru, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma uyu munsi wa mbere w'iki cyumweru ndetse w'itangiriro ry'uku kwezi, nanone ukaba umunsi wa kabiri, turagira ngo iki cyumweru dufate umwanya uhagije dushakire experience y'ubuzima bwacu na reference idasanzwe mu gitabo cyo Kuva igice cya 15 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 27. Itoze gusoma ijambo ry'Imana, witoze kuryiga uriho umwanya, nibwo uzabona ikigero cyo guhindurwa kwa nyako gikozwe n'ijambo ry'Uwiteka umunsi ku munsi. Ndetse nawe nk'umukristo ku giti cyawe uzabasha kuba uw'umumaro ku bandi, kuko kumenya bituma utifasha gusa ahubwo ufasha n'abandi. Uyu munsi rero turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo indirimbo ya Mose. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati: ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwo ihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka ni ryo zina rye. Haleluya. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura. Haleluya. Mbere y'uko mvuga ko iyi mirongo, reka duse n'abasubira inyuma gato. Abisirayeli kugira ngo Farawo yemere kubarekura batahe,
hari ibintu bidasanzwe byabaye. Murabizi ko umugaragu w'Imana Mose yakuriye mu rugo ibwami kwa Farawo. Ubwo Mose yagiraga yishurirwa no kumenya amakuru adasanzwe y'uko ari umuyuda atari umunyegiputa, yari yarize cyane afite ubumenyi buhagije n'ubwenge budasanzwe, nawe yategurwagamo kuzaba umwami. Ariko igihe kiragera umugambi w'Imana uba munini kuruta inzozi we yagiraga mbere y'uko akorwa ku maso. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo Mose ubwe yaritegereje asanga kurengananywa n'ubwoko bw'Imana ngo bimurutiye ibinezeza byose by'ibwami kwa Farawo. Nicyo cyatumye igitondo kimwe abyuka, nyuma yo kumenya amakuru no gusobanukirwa uwo ari we n'umugambi w'Imana ku buzima bwe, arangije aravuga ngo uyu munsi mfashe umwanzuro, ntabwo nkemera kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Umunsi Mose afata iki cyemezo, hari hasigaye ikindi kintu cyari gikomeye. Byari kimwe kwemera ko ari umuyuda, ariko byari ikindi gukonfirima ko Imana igomba kumukoresha ibyo yamubwiraga. Umunsi umwe Mose abonye igihuru gihiye, nibwo yagize amatsiko yo kureba. Agiye kureba, Imana itangira kumubwira ngo akweture inkweto kuko ahagaze ahera. Nibwo yari atangiye kugirana ibihe bidasanzwe n'Imana no guhura nayo no kuvugana nayo. Haleluya! Uwo munsi yari atangiye kubona ikintu kidasanzwe ubwo yari aragiye intama za sebukwe. Kuva muri ibyo bihe Mose yatangiye kujya yumva Imana imubwira ngo niwe ugiye gukura ubwoko bw'Imana mu maboko abutsikamiye. Hanyuma Mose atangira kwibaza ngo ese ndabikora gute? Bigeze aho bikomeye byegereje, abaza Imana arayibaza ngo ariko se nibyo uri kuntuma? Nibyo urambwira aya magambo? Ariko I need to know, urinde ubundi untuma. Niyo mpamvu twagiye tubibona mu gice cya 6 muri iki gitabo cyo Kuva, guhereye ku murongo wa mbere. Imana itangira kubwira Mose, imwibwira amubwira ngo mva nkubwire, ni njyewe Mana yagendanye na Aburahamu, ni njye wagendanye na Isaka, ndongera ngendana na Yakobo. Hanyuma iramubwira ngo ikindi, ngo basaga naho abo muri iyo minsi batamenye, ngo ariko ni njye Uwiteka, nitwa ndiho. Imana isa n'imwihishuriye bidasanzwe. Amaze kumenya ubunini bw'Imana, asobanukiwe neza uko imeze, aravuga ngo noneho nagenda. Nibwo yagiye agera kwa Farawo, atangira gukora imirimo n'ibitangaza, kuko Imana yari yamubwiye ngo ikintu ndi bukore cya mbere, ndakugira nk'Imana mu maso ya Farawo. Haleluya! Biraba, ibyago byinshi bitera Egiputa cyangwa se Misiri, mu gihe Farawo umutima we wari wanangiwe adashaka kurekura ubu bwoko. Nihuse rero, it is about freedom. Ni ibijyanye no kubohoka. Mbere na mbere, icyago cya mbere kijya gutera Egiputa, Imana yari yabwiye Abayuda ngo basige amaraso ku miryango yabo. Ni ukuvuga ngo iteka igikorwa cyo gucungurwa no kubohorwa ni bizinesi igomba kubamo amaraso. Nta maraso nta kuvuka gushya, nta maraso nta kubohoka, nta maraso nta kwigobotora ingoyi. Reba, iyo umubyeyi ari kubyara umwana, ntabwo ari ikintu cyoroha namba, ni igikorwa kibamo gutakaza amaraso. You know why? Ni ubuzima bumwe bwemeye kwitanga, bwemeye kwihanganira imibabaro n'uburibwe, atari uko ubwo buzima butazi ko ibyo bintu bibabaje, atari uko ubwo buzima butazi ko icyo gikorwa kirimo uburibwe budasanzwe, kirimo kubabara kudasanzwe, kirimo kwirengagizwa, ari igihe cy'uburibwe, igihe
kitihanganirwa, igihe kigoye, ariko ubwo buzima bitewe n'ubwiza bubona mu kigiye kuvuka bwemera kwihanganira ubwo buribwe, bukihanganira iyo faze, nubwo ari faze y'amarira, nubwo ari faze y'agahinda, nubwo ari faze y'umubabaro, nubwo ari faze igoye, nubwo ari faze idasanzwe, ariko ubuzima buri kuyicamo busanga icyo bugiye kubyara ari igiciro gikomeye, ni ishema rikomeye, ni ukunguka amaboko, ni irindi zina rishya, ni ukundi kwaguka, n'andi mahirwe yiremye. Hanyuma ubwo buzima bukemera bukavuga ngo we are ready to pay this price. Hallelujah. So second, Farawo arabarekuye nyuma yo kubona ibi byago byose. Bageze ku nyanja biragorana, babura uko bambuka. Imana ibaza Mose ngo ufite iki? Iramubwira ngo mfite inkoni. Iramubwira ngo gikoreshe. Arayikoresha. Reka hane kuhavuga byinshi. Bambutse batangiye kwambuka inyanja icitsemo kabiri, ngo Farawo nabe baribaza ngo ese dukoze ibiki? Turabaretse baragenda. Biravuga ngo bateguye hafi amagare agera kuri 600. Nimba nasomye neza, amagare agera kuri 600 yarateguwe. Barabakurikira ngo bagere mu nyanja. Umuraba wose urongera ugarura y'amazi atangira kubarengera. Mbere yuko ngera ku iki gice cya 15 nkivuga kuri freedom no kubohoka, ni ikintu gikomeye. Urwandiko Paul yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 1 yaravuze ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, ngo nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Kubera iki yababwiye aya magambo? Mwibuke nanone yandikira Abaroma, Paul ubwe yavuze ikintu gikomeye, aravuga ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. So niki umwuka w'Imana ashaka kuduhishurira uyu munsi? Nuko kubohorwa kuzuye kuzanwa na Kristo, kuzanwa n'umwana w'intama w'Imana, kandi tutamufite nta kundi kubohorwa kwabaho. So dukeneye gushinga ibirenge byacu muri we, tukamwumva, tukamusobanukirwa neza. Prito ntabwo ari Abaroma, ni Yohana 8:32 niho birivuga ngo muzamenya ukuri, you will know the truth and the truth will set you free. Uku kuri niko kugomba kudukura mu bubata, kandi ukuri kugira umumaro nuko wabashije kumenya kuri mu ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 16 aravuze ngo mumeze nk'abo mudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana kuko muzi ukuri. Haleluya. Yesu Kristo ubwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 61 umurongo wa 1, Yesaya arimo ahanura aravuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Impamvu
amashimwe abaye make ni uko abantu bataramenya ukuri k'umurimo ukomeye Imana yakoze ku buzima bwabo. Uyu munsi turi mu kwezi kwa 10, amezi 9 yose arangiye. Ibuka rya joro ryo kuwa 31 utegereje kwinjira mu mwaka mushya. Today naha tugeze. Reba iby'Imana imaze gukora. Ibyari kukwica ni byinshi ariko uracyariho. Ibyakurijije ni byinshi ariko nyuma yo kurira yamarira, nyuma yo kubabara bingana kuriya, nyuma yo kugira ya majoro yo kwiheba no gutakaza icyizere, uracyahagaze. Ntabwo nzi ngo uyu munsi ibura byumva uri muri situation imeze gute, ariko ndacyakwibutsa ngo iyaguhamagaye niyo kwizerwa. Kandi iki cyibuke, ntabwo Imana ikunda umuntu kubera ko ibyo akora bitunganye. Yakuremye itibeshye. Rimwe na rimwe Imana ikomeza kutwemera kuko ariyo yaturemye. Uzi impamvu? Imana iramutse iguteye umugongo ikavuga ngo ndakwihoreye kuko ukora amakosa cyangwa ufite ingeso z'ibyaha zihindanye, ku Mana ubwayo yaba imeze nk'iyibeshye kuko niyo yakuremye kandi irabizi ko isi utuyemo yuzuyemo byinshi byakubuza gufata umurongo ugororotse. Turabizi neza, isomye inkuru y'umwana w'ikirara, ntabwo se yigeze amutera umugongo ngo kuko yakoze amakosa, kuko Imana irabizi ko ubuzima bwawe buri muri yo. Kutabimenya nicyo kibazo gikomeye cyane cyo gukomeza kubura amahirwe adasanzwe. Ariko uyu munsi ongera ushinga imfatiro zawe mu rukundo rwa Kristo. Witerwa ubwoba n'ibyo utabasha gukora, nubwo hari ibyo utaruzuza, nubwo hari ibyo Satani akomeza kukubwira ngo ntabwo ubikora neza, uri umunyabyaha, ibiki urasayishije, umeze gutya. Oya, urukundo rw'Imana rusumba ibyaha byose. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, ni rugari cyane, ruragutse ku buryo icyaha we wakora uko cyaba gisa kose kimeze nk'agatonyanga. Urukundo rwa Kristo rwo ni inyanja. Masha bradaba, urukundo rwa Kristo ni inyanja, ibyaha byawe ni agatonyanga. Ntabwo rero ibyaha byawe bishobora na rimwe kungana ubunini bw'urukundo Kristo agufitiye. N'ubundi ikibazo si ibyaha, ahubwo icy'ingenzi ni urukundo Kristo afite. Urwo rukundo rero numara kurusobanukirwa, aricyo Mwuka Wera abereyeho, uzinjira muri we n'imbere. Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ubwo mwamaze gusogongera, ndizera neza ko mwamenye yuko agira neza, ngo hanyuma nimukomeze mwigire imbere murebe ngo mubone mwegere intebe ye. Haleluya. Hari ibiri ku mitima, ibyuzuye imitima y'abantu, n'ibyo guhamya Imana. Haleluya. Uru rukundo rwe nirwo rwatumye abavanishayo amaboko akomeye. Uyu munsi reka tube ducumbikiye, duhure ejo noneho twinjire muri iki gice cya 15 neza. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Mwami Imana ikomeye, uyu munsi wa mbere bohora umwana wawe mu byari bimuboshye byose. Muhereze kumenya ukuri k'urukundo rwawe, muhereze kumenya ukuri kw'imbabazi zawe. Mwami Imana ikomeye, Bibiliya iravuga ngo Satani ni umurezi wacu, ahora turega buri munsi uko bwije uko bukeye, ngo ariko iburyo bwawe hicaye utuvugira, iburyo bwawe hari Kristo utuvugira. Kristo, ongera uvugire abana bawe, bavugira aho batakwivugira, bavugira aho batagera, barenganura aho batakwirenganura, bagerereyo Mwami. Hari imbohe Mwami wa mugani ziboshye, zitagira kirengera, zitagira kivugira, kubw'uko Kristo isi n'amategeko yose yagaragaje ko ari abo kubohwa. Nyamara wowe hari ikindi ubona. Hari abantu isi yamaze guciraho iteka, yavuze ko ibyabo byarangiye, yavuze ko nta cyashoboka, ariko Kristo we si ukubibona, ntabwo wowe ari ukubibona. Niyo mpamvu urukundo rwawe ari runini, aba ari rwo wohereza, rudufate, rutwinjiza iwawe mu rugo bundi bushya. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.